Allo. Allo. Hose waramutse neza. Hari umuntu ukunda kumbwira ngo haro ye. Halo ye. Uraho. Mumeze neza. Turaho. Ubwo none iryo jwi ndizamuye ryagera kure kuko ndi ku musozi hejuru ku gasongero. Ku gasongero. Neza ku mpinga ya Shorongi. Ubwo mpinga ya Shorongi ariko ugana Rusiga. Ni hagati ya Rusiga na Shorongi ariko ni mu murenge wa Rusiga. Naringize nguri kuri ya hoteli ntavuze izina iri hejuru aho ngaho. Urayizi Bright ariko nawe uragenda. N'umugenzi. Ubwo urumva nayo. Bright ni umugenzi. Mwageze mutese n'akavura. Ubwo urumva nayoberwa hoteli ya Anko. Ntago wayoberwa ariko natwe niba Anko. Ba tonto. Imvura bite twahageze nyine imvura ni nyinshi nubaho turi hari utujojoba turimo kugwa duke twatundi tuba tumeze nk'umuyaga ariko nyine utuntu tugatoho tureba dushobora kwangiza umusatsi dushobora kwangiza umusatsi ubwo nicyo kikubabaje umusatsi wawe hano twebwe hari ibyuma nabyo ndabona bimbabaje kuko utwo tujojoba turageraho ubwo turashaka icyo dutwikirizaho kakandi bita kwantumu nyine yego nuko rero ndahantu niciye mu kiraro cy'ingurube ubu tuvugana ngira ngo kuvuga ko umuntu uciye mu kiraro cy'ingurube mbere ntago byakundaga habaga ari umunuko mu gisogororo w'ijandwe twabaga tuzi ko ingurube kubaho kw'ingurube itungwa iba neza ari uko yabaye mu ijandwe mu gisogororo ubu rero siko bimeze hano aho turi rwose turicaye turatuje nta munuko amajwi murajya muyumva y'ingurube ubwo nicyo kiganiro tugiye gukora nyine Roza ubwo abanyarwanda biteze cyane nanjye n'abandi badukurikiye n'abandi bagiye kumva radio aka kanya mu kiganiro kazi ni kazi kumenya ngo kugira ngo uwo munyarwanda mugiye kuganira agere kuri urwo rwego rw'izo ngurube afite igishoro yagikuye he yagikoresheje ate kuki yashoye mu ngurube ibyo byose reka tureke mu biganire muze kubitubwira. Urakoze cyane Bright ni umunyarwandakazi rwose uhesheje ishema igihugu ikigaragara cyo hanyuma rero ngira ngo aba badukurikiye barabizi ko tumaze iminsi turi mu bukangurambaga dufatanyije na BDF aho bagufasha nyine kubona inguzanyo hari ababyita inguzanyo hari abakubyita ingwate cyangwa se ubyita uko ushaka hari abo yagiye ifasha rero ku buryo butandukanye kandi bakazamuka bagatera imbere umunyarwandakazi turi kumwe nawe rero nawe yafashijwe na BDF muri ubu bworozi bw'ingurube afite uko yatangiye ntabwo njya kure gusa turi kumwe n'umukozi wa BDF mu karere ka Rulindo yaransabye ngo tubanze tuganire gato cyane kandi koko ni nabyo yitwa Mujawimana Roda ndagira ngo nkwakire ubu wageze kuri Radio Rwanda uraho kandi abanyarwanda baguteze amatwi bose mbere y'uko tuganira na nyirizina nyiri igikorwa tuje kureba tubanza utubwire uyu mumama ndamuvuga izina mu kanya mwamuhisemo mushingiye kuki nk'uko bivuze BDF inyuramo ibintu byinshi bitandukanye hari igihe aza muri gahunda y'inkunga cyangwa produit za BDF aje nko gufata garanti ariko uyu mumama yaje muri gahunda ya SIDAT iyo dutanga inkunga nyunganizi arapurayinga nk'abandi bose ariko abagore n'urubyiruko bari bafitemo amahirwe menshi nawe abayujuje ibisabwa afite umushinga mwiza ari umudamu witeje imbere ni muri urwo rwego twamufashemo yego ni muri urwo mwamufashemo mu badamu biteje imbere mwamuhaye inkunga mu buhe mwaka wenda ibyo turabiganira mbere yuko tumwakira abanza tubwire izindi products mufite cyangwa andi mahirwe mufitiye abakiriya abanyarwanda babegera bashaka gukorana na BDF murakoze nk'uko bivuze turi mu bukangurambaga birashoboka na BDF muri iyi minsi dufite ikintu bita garanti nicyo nyamukuru BDF yashyiriyeho ni ikigega cya leta gifasha kishingira abaturage mu bigo by'imari dutangira abaturarwanda kugera kuri gahunda z'ibigo by'imari tubatangira ingwate cyane cyane urubyiruko abagore tubatangira 75% by'inguzanyo baba basaba ubwo rubyiruko iyo tuvuga urubyiruko ni wa musore wa mukobwa bari munsi y'imyaka 30 kujyana hasi nibo bahabwa 75 hamwe n'abagore
abagabo barengeje 30 kujyana hejuru tubishingira 50% by'inguzanyo baba basaba. Tukagira n'icyo twita direct lending, ubwo ni za nguzanyo dutanga direct muri BDF, aho dufasha abantu barangije kaminuza ariko bakaba badafite ibyo bakora, ariko bakora imishinga ishamikiye ku buhinzi n'ubworozi. Abo nabo turabafasha bafite imishinga bashaka kuyagura cyangwa kwishyira ku rundi rwego rutandukanye na rwa rundi babikoragaho mu buryo busanzwe, ukabona ko harimo agashya. Ibyo byiciro byose nabifite mu karere ka Rulindo. Yego. Ngira ngo karako ngako gafashije abanyarwanda, bimaze iminsi bisubirwamo, birumvikana n'ahandi hose twagendaga mu turere dutandukanye byasubirwagamo, ariko ni byiza cyane muri ubu bukangurambaga bwa BDF kugira ngo bamenye neza ibyo BDF ifite, ikifasha abanyarwanda, urubyiruko, abantu bakuru. Aho ngaho niho watubwiraga Mujawimana Roda. Reka noneho twakire mama Dansira Mukagashayija. Mama, uraho neza? Umeze neza? Kandi urakoze kutwakira mu bworozi bwawe. Narigiye kuvuga ngo ni iwawe, ariko ni n'iwawe. Aha ndabona wanaryama ugasinzira, nta mwanda, hameze neza. Turi mu bworozi bw'ingurube rero. Aha ndumva hari ingurube nabonye hariho niherutse bavuga kubyara, kubwagura. Ngo biterwa ngo nuko umuntu abishaka, simbizi. Ujya kwinjira muri ubu bworozi bw'ingurube byakujemo gute? Njya ko kwinjira muri ubu bworozi bw'ingurube numvaga bavuga ko ushobora korora ingurube ugatangirira ku hasi, ariko mu gihe gito ukaba wazamutse. Nkibitangira rero ntarabona uburyo bwo gushyiramo imbaraga nyinshi. BDF numva ko irimo gufasha abantu kugira ngo bazamuke, bave ku bworozi buciriritse bagere ku bworozi bwo hejuru. Nakoze umushinga, ngaragaza ko mbikunze, ngaragaza ko mbishoboye. Nari mfite akararo bikadashobotse. Wari ugafite ahangaha? Nari ngafite ahangaha, ariko atari hano neza. Naragakodeshaga n'umuntu. Ingurube ari izanjye, ariko ikiraro cyo naragikodeshaga. Nuko nkora umushinga ko nakubaka ikiraro cyanjye, ndapurayinga, ngira amahirwe muri benshi baramfata. Bantera inkunga, ndubaka ikiraro. Murabona ko ari ikiraro cy'igihe kirambye cyane rwose. BDF nyine yarantinyuye. Baragutinyuye mu bworozi bw'ingurube. Abateze amatwi Radio Rwanda, wenda tubabwire kuri iki kiraro. Nta nubwo nge nakita ikiraro. Ikiraro tumenyereye ko ari ahantu hava hashakaje ibiki, amabati ashaje. Ikiraro cy'ingurube turimo cyubatswe ku buryo bwa kijyambere. Ni ikiraro cyubatse n'amabati meza n'ibyuma, gisakaye kigeze hejuru. Hagati harimo inzira, ku mpande zombi iburyo n'ibumoso hagiye haba ibyumba by'ingurube, hose habetonye na sima. Hanyuma kandi hakaba hari amatiyo azengurutsemo mu kiraro, anyuze mu kirere hejuru, n'umuriro w'amashanyarazi ndetse n'amazi, n'ikigega cy'amazi hirya aho ngaho gato. Mbese ni ikiraro giteye imbere. Ngira ngo ndabikuvugiye, wavuga ngo ufite ikiraro cya kijyambere. Hanyuma rero BDF biragutinyuye. Mu uhe mwaka wagannye BDF bakaguha inguzanyo? Ni muri umushinga twawutangiye, procedure twatangiye mu mpera za 2023, ariko muri 2024 umwaka ushize nibwo twashyizemo amatungo. Ukuvuga ngo za zindi nari noroye ingurube zisanzwe naraziretse, ubwo sura abandi borozi bazamutse biteje imbere. Nza gushima icyororo cyari mu karere ka Rwamagana, njyayo mpakira ingurube zihaka 5 n'isekurume imwe. Upakira ingurube zihaka 5 n'isekurume imwe. Wazanye ingurube 6. Yego. Uratangiye umwaka ushize, umwaka umwe gusa wazanye ingurube zigera kuri 5. Uyu munsi ugeze ku ngurube zingahe, Dansi? Ngeze ku ngurube, nagize ibyago, imwe ibyara igira ikibazo irapfa, n'utwana yari maze kubyara.
ariko izi enye zasigaye imwe yabyaye ingurube 13 zirakura, indi byara 10 zirakura, indi byara 8 zirakura. Muri izo zabyaye nanone hari heruka kubyara mwatubonye utwana dutoya. umenya yarabyaye ejo yarabyaye ejo yabyaye utwana ngo 13 yego 16 na 6 izo zose zagiye zivuka nizibona muri ibi biraro. yego Ku nkunga ya BDF niho wagiye i Rwamagana ubasha kugura icyo cyororo. oya Eh. BDF yanteye inkunga mu kubaka iki kiraro. Kugura icyororo n'ubushobozi bwanjye. Yego. Ikindi BDF izanteraho inkunga ni ukugura Uracyategereje ibikoresho. se? Ntabwo inkunga irarangira, bagenda bayiduha mu byiciro. Bakwemereye angahe? Bari banyemereye miliyoni 16. Muri miliyoni 16 maze gufataho. Muri miliyoni 16 harimo 3 z'ibikoresho. 13 nizo zo kubaka. Maze gufataho 90%. Ubwo numvise Kuri zo 13. numvise ngari 12 umaze gufata. 13 ni 13. Umuntu afata miliyoni 16 akayishora mu bworozi bw'ingurube, aho ugeze urwego ugezeho ziravuka buri gihe. Mbonye hari n'izindi zisa nkaho ari inkuru zibonye dushobora ko zihaka. 16 miliyoni 16 wumva udafite ubwoba bwo kuzayagaruza ndetse no kuzishyura ikigo mwakoranye cy'imari? Ntabwo bafite kubera yuko icyambere ikiraro kubaka nibyo bihenze, birahenze cyane. Kandi ibiraro byanjye urabona ko bikomeye, bifite garanti cyane. Kandi nanone icyororo mfite nacyo urabona ko ni icyororo cyiza. Nahereye kuri izo naguze mu biraro by'abandi, ariko mu gihe kizaza nanjye zanjye zizaba zikura, shaguramo izimeze neza nkomeze kuze nzorore, izindi nazo zitameze neza cyane nanone nzigurishe, mbona amafaranga yo kugura ibiryo. Yego. Byo kugaburira izindi. Watangiye kugurisha? Wese ndatangira kugurisha. Ntabwo uratangira kugurisha. Aha hari ingurube indi inyuma ndumva iri no gusakuza cyane, inyegera. Ifite ibiro bingahe? Singa 500. Ifite nk'ibiro 300. Ibiro 300. Ibiro 300 ibimaze igihe kingana iki ivutse nk'ingiyi? Iyo nayiguze ari gatoya, karaka fizi ko kuzajya kabyarira izindi. Yego, ariko kari gatoya kanganaga n'utu ngutu ureba. Ubu ni se w'aba bana bose ndi kureba aha ngaha? Oya, ni se waturiya duto. Se waturiya dutoya. Izi zaje zarabanguriwe. Nyuma y'umwaka umwe hafi n'igice, ingurube bazanye ari 6 uyu munsi zigeze kuri zingahe? Zigeze kuri 30. 36 utabareyemo turiya twavutse. Ariko ntabwo nzimaranye umwaka, ahubwo naziguze mu kwa 8. Mu kwa 8 nibwo zageze mu kiraro nyine zingana zita. Ari 6. Ubu turi mu kwezi kwa 3. Waziguze mu kwa 8 ari 6. Zimaze kuba 36. Tuno utatubariyemo 16 twavutse. Ntabwo uratangira kutubara. Turacyari dutoya. Zatangira kutubara mbona twazamutse nyine tugeze igihe cyo gucuka. Ubu urazimurira he? Turiya twana uzatwimura he ko ndeba ari nyinshi? Ngubu hari gahunda yo kubaka ibindi biraro. Hariya muri espace yasigaye. Hariya mbona hari amabati, korotire y'amabati. Reka tugaruke muri BDF rero. Baguhaye amafaranga miliyoni 12. Utegereje izindi bamaze kuguha miliyoni 13 ndikumbwiye. Utegereje izindi kugira ngo babyara 16. Watangiye kwishyura? Oya. Ndatangira kwishyura. Ni inkunga. Ni inkunga idasubizwa. Nta gihombo. Yego. Ufite se imbere hawe urahateganya gute? Numvise utekereza kuba wazagenda ukagurira ahangaha hirya. Urahateganya gute imbere yawe kugira ngo ubashe kugera ku bworozi burenze? Ushobora no kuvuga uti nzongera umusaruro biva ku bworozi bwanjye. Mu nzozi zawe harimo iki ku bijyanye no korora ingurube?
zanjye ubu ngubu ndacyagura ibyo kurya ko ingurube zacu nta bindi tuzigaburira tuzigaburira ibiryo byo mu ruganda biriya bajyaga bavuga ngo ingurube zirya ngo ibyo bashigaje mu maresitora ibyo bashigaje mu rugo ibyatsi ibyo ntibirimo zigaburira ibyo kurya byo mu nganda ariko nk'uko nyine ayo mafaranga asigaye nayo kuguramo icyuma cyo gusya ibyo kurya byazo ni ukuvuga ngo imbogamizi ngifite ni uko umuriro wa hano uracyari muke ariko buhoro buhoro uzageraho icyo bita tirifaze noneho ninyibona mfate icyuma ibiryo nanjye njye mbyikorera niyo gahunda mfite ugurire n'abaturage ibigori soya ibyo bahinze umusaruro wabo ngo ufate nanjye ngerageza no guhinga n'ibyanjye ku buryo nzajya ngura bikeya bitaboneka mu Rwanda. Urateganya kwagura ukagira ingurube nyinshi cyane yego. Ariko mu kanya ndaza kugaruka kuri Roda uyu uhagarariye BDF mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Rulindo, numvise avuga ko wowe ari inkunga itishyurwa. Twumve bigenda gute kugira ngo umuntu abona inkunga itishyurwa, kuko hari ababona inkunga yishyurwa, harabona itishyurwa, ibindi byo bagiye bisobanura 50-75% bitewe n'icyiciro uherereyemo, ariko uyu mama we yagize amahirwe. Hanyuma turaza kukibaza Roda mu kanya. Dansira uti ni iyo ntego mfite ahangaha, nkurikije kuntu izi ngurube zawe zirashimishije no kuzibona, uziha izihe mbaraga? Harimo abakozi bazuhagira kugira ngo n'umuduteze amatwi korora ingurube bisaba iki kugira ngo zibe zisa gutya, ziri ahantu hameze gutya? nk'uko mwabibonye harimo umukozi uhoraho uzikorera amasuku. Korora ingurube ntabwo birushya, iyo umuntu atarabijyamo ugira ngo ni ibintu bihambaye, ariko ntabwo birushya. Ni koza mu biraro byazo nazo ukazoza, hari amavuta yabugenewe tuzisigura, urabona ko ziyaga cyane. Ingurube bazisiga amavuta cyane, amavuta yazo tuzogesha n'isabune n'amazi. Harimo veterineri uhoramo nawe nguriya. Umuveterineri uriya n'uwawe uhora ahangaha. Ubwo rero hamwe n'ibyo ngibyo kurumva ko nabishyizemo imbaraga, numva nta mpamvu bizananira. Ntabwo bizakunanira. Umuntu aragukurikiye ariko aravuze ati kuva Dansire yaraguze ingurube mu kwezi kwa 8, ubu tukaba turi mu kwa 3, wahoze bari ingurube 36, ariko ngenda ahita nongeraho 16, sibyo? Ndahita nongeraho 16 kuri 36 mu mezi make cyane, zikaba zingana gutya. Uduteze amatwi aravuze ati reka nshaka ingurube nanjye nkire hariya y'icyororo cyiza. Arayigura gute? Arazamuka gute kugira ngo nawe yumve uburyo zishobora kumwungukira mu gihe gito? Kugira ngo ubone ingurube z'icyororo cyiza ugomba kubanza ugasura aborozi kandi mukaganira, ukabasha guhitamo izo wakumva nawe uhisemo zakugirira akamaro. Icyo ni kimwe. Wamara rero kuzizana ntuzihindurire uburyo zari zibayeho aho wazikuye, zigakomeza kubaho. Ibiryo uzigaburira ni formule baba baguhaye n'ubundi ko zari zisanzwe zirya. Ubwo ndagira ngo uduteze amatwi akumve nawe afatireho avuga ati ngiye gushaka icyororo cy'ingurube imwe, birashoboka kugira ngo izazamuke muri ubu buryo. Ukazitaho, ukazikunda, ukamenya ko zidashobora kwicwa n'inzara, zigira isaha yo kuriraho. Izi zacu tuzigaburira 2:00 na 11:00, kabiri ku munsi. Zikiryamira ingurube ntizirushye. Zikiryamira. Aguze ingurube uyu munsi mu kwezi kwa 3, aragera nko mu kwa 12 bihagaze gute? Iyo ngurube rero bimuhaye umusaruro ungana gute? Tuvuge ahereye ku ngurube ishigaje nk'ukwezi kumwe ngo ibyare, mu kwa 4 zabyara.
nimara konsa amezi abiri azicutse atangira ziba zitangiye kumenya kurya ubwo wenda nawe ibyaye hagati ya 10 na 16 nk'uku kwawe. Atangire rero agende ubwo utwana dutangira ku byumweru bibiri dutangira kwiga kurya ariko dusangira na nyina. Azimara kugira mu mezi abiri ukadutandukanya na nyina niyo ukura mukayishyira mu kiraro cyayo. Iyo hashize nk'amezi 3 twana tuba twamaze gukura yadushyize mu biraro byatwo twatangiye kurya rwose bishimishije. Nyina nayo mu kwezi kumwe iba yongeye yarinze ukayibangurira mu kwezi kumwe ibyaye imaze ukwezi umaze kuyicutsa ubwo tuvuga ibicukirije amezi 2 imaze amezi 3 ibyaye irongera ikarinda igahaka amezi 3 ibyumweru 3 n'iminsi 3 kongera ikabyara. Icyo numva cyo umwaka umwe ndashyiramo 3 nkube 3 muri za ngurube nabonye ku nshuro ya mbere shyiremo yanjye na wenda nyishyire ku ruhande bya byana hagati y'10 nkube 3 kandi na cya cyana gishobora gutangira kuba cyatanga umusaruro umwaka utarashira amezi make cyane 6 bivuze ngo ingurube imwe mu kwezi kwa mbere ushobora kugera mu kwa 12 zenda kugera ku 100 ushoboye kuzorora. Ibyara 3 mu kwezi ariko 3 mu mwaka ariko iyo yabyaye nayo ikazabyara mu kindi gihe. Ni itungo rishobora kuvana umuntu mu bukene cyane. Reka tugaruke muri BDF. Muja w'Imana Roda avuze ku nguzanyo yahawe miliyoni 16 ni inkunga yahawe na BDF. Bigenda gute kugira ngo umuntu ahabwe inkunga itishyurwa undi ahabwe inkunga yishyurwa cyangwa se inguzanyo yishyurwa? Murakoze nk'uko nabibabwiye muri BDF hanyuramo ibintu byinshi bitandukanye ariko uyu we ntabwo yaje muri gahunda y'inguzanyo ahubwo yaje muri gahunda y'inkunga. Hari umushinga twita sidati wafashaga aborozi gukora umushinga wabo ariko urimo inkunga nyunganizi agategura umushinga we. Nk'uyu mudamu mwasuye yari afite umushinga uhagaze miliyoni 32. Ubwo muri izo miliyoni 32 yabaga afitemo inkunga ya 50%. Kavuga ko 50% ari uruhare rwa BDF indi 50% akaba ari urwo ruhare rwe. Ni muri urwo rwego yahawe miliyoni 16 zidasubizwa. Kuko izindi nyine nkazo zo n'uruhare rwe. Yego. Abandi baduteze amatwi bashobora kuvuga bati tugananye muri BDF natwe tubone icyo gice kidasubizwa ikindi tukishakeho birashoboka. Kugeza ubu byarashobokaga ariko umushinga waje ufite igihe uzamara. Habayeho guhamagara abantu kugira ngo bazane imishinga ba purayinge mu buryo bwa online barabikora imishinga iratoranywa ari muri urwo rwego uyu yayabonye ariko kuri sidati uyu munsi wa none ntabwo turi kwakira abakiriya ahubwo turacyakorera babandi n'ubundi twafashe kuko bari bafite faze ya mbere bakagira na faze ya kabiri. Yego. Ahubwo ubabo turi kwakira nabafata igice cy'inkunga ariko harimo n'inguzanyo ari muri abo nakubwiye dufasha twita agribusiness dufasha abantu barangije kaminuza abasha kubonaho 30% by'inkunga ku mushinga wiwe ku mushinga akora w'ubuhinzi n'ubworozi. Urakoze cyane. Reka nibutse abateze amatwi Radio Rwanda ko turi mu kiganiro kazi ni kazi ndi mu karere ka Rulindo ni mu murenge wa Rusiga aho duherereye ni hagati ya Rusiga na Shyorongi ndahantu ku gasozi utaragera ku rwibutso rwa Rusiga urwibutso rw'abazize jenoside yakorewe abatutsi. Ndi kumwe na madamu Dansira Mukagashayija ubu tuvugana twicaye mu biraro bye by'ingurube
ngira ngo wabyumvise ko yahawe ingurube yafashe ingurube zigera kuri 5-6 umwaka ushize mu kwezi kwa munani ajya kufana icyororo i Rwamagana arazizana ashyira mu kiraro cyiza. Uyu munsi ngewe nabonye zimaze kugera muri 42 yahoze atubwira 36 ariko hari ubwana buto bwavutse bukiraho buri kuri nyina bwavutse ejo. Nabyo ni byiza, nazo ni ingurube. Ahubwo Dansira uduteze amatwi mu minsi itaha uravuga kwagura ariko ushobora kuba utararangiza kubaka ngo wagure ukiri ingurube hariya, hari ushobora kugura ahangaha icyana cy'ingurube nk'ubu nkanya kakubwira ngo ndashaka icyororo icyana kimwe kibwana kimwe ndagitwaye ndaguha amafaranga angahe ubu ngubu muri ibi bishobora kugenda hanze bigatanga umusaruro? Umushinga wanjye ko nawukoze ntabwo nzajya ngurisha ingurube umuntu ayireba gutya mu maso, no gushyira ku munzani. Ikiro ingurube nziza yo korora zanyitangira 6,000. Ikiro 6,000 bigenda bihinduka ukurikije. Tugereranye nk'ibiro bingahe twumva agaciro k'icyororo? Ingurube imwe ari kuvuga zireba tuvuge ingurube ifite ibiro 80 zavutse mbere zigeze ku biro 80. Zavutse mbere zigeze ku biro 80. Isi wayikuraho? Tuvuga nk'ingurube ifite ibiro 30. Ubwo no kuvuga ngo murapima ku kiro mukube 6. Oya ntago nzagurisha ibiro 30. Izi zarengeje ibiro 30 ngubu. Nzajya ngurisha ibiro 60, 50 ingurube yenda kwima. Ibiro 50 urahita ukuba ikiro 6,000. Ubwo se numva ari 360. Umuntu akaza gufata ikiro ku 360. Naho turiya duto two ubutaraduha agaciro kuko utegereza ko zigera kuri bya biro. Turiya duto ntago ushobora kukubwira ngo natugurisha oya. Ko nabanza nkakagaburira. Ko uburyo nzigaburiramo sinzi ko nkahaye umuntu yenda aribwo yakurikiza. Nabimubwira ariko ushobora kubimubwira ntabikurikize. Ariko iyo umaze kukarera karakuze yarabaye ingurube nk'iyi ngiyi ntabwo ibigisubiye inyuma. Nibwo itanga umusaruro no kuguzeho icyororo. Ifite amezi angahe? Akaba yakurangira undi. Ifite amezi 4. Ifite amezi 4 ku biro bigera kuri 80. Ni igisore cyane ngewe uhari, ni ingurube ubona wicaye ubona yenda gusumba ibiraro. Turagenda dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu. Mama rero turi kuganira wahisemo kuvuga ngo ngiye gushyira imbaraga mu bworozi bw'ingurube. Hari abantu benshi bari hanze ahangaha bavuga bati nakora iki? Yego wenda wagannye BDF nawe ashobora kuyigana ariko no kubona icyororo cy'ingurube birashoboka. Uragira inama umuntu kuva mu bukene anyuze mu bworozi bw'ingurube akaba yahera kuri imwe akazamuka? Yego birashoboka. Birashoboka kuko tuvuge uguze ingurube imwe n'izi nkubwira yenda kwima, wayiteresha intanga cyangwa se ukareba ifizi nziza y'icyororo nayo, ubwo ni ukuvuga ngo mu mezi 3 n'ibyumweru 3 n'iminsi 3 ushobora kuba ufite ingurube 14 cyangwa kuzamura cyangwa kumanuraho gato. Amezi 3 ayandi mezi 4 uzaba ufite izindi zenda kubyara. Nko mu yandi mezi 6 za zindi ufite uzakuba 2. Rero birashoboka ko umuntu yakwivana mu bukene wawe ubwivanyemo. Yego. Ntago twasoza utagize icyo uvuga kuri BDF yaguhaye iyi nkunga. Hari n'abandi bavuga bati nanjye nagana BDF mu buhe buryo? Tuguhaye akanya kugira ngo izo mpande zombi zivugeho. Murakoze. Ntago nabura gushimira BDF inkunga yanteye ari y'ubushobozi bufatika, ariko cyane cyane BDF ku giti cyanjye yarantinyuye. Nakoraga nyine ubwo bworozi ariko nkavuga se ushobora gushyiramo yenda amafaranga menshi ugasanga genda arahombye, ariko BDF imaze kumbwira ko izajya inkurikirana nanjye nkumva ko mfite umufatanyabikorwa. Roda kugeraho kenshi? Rodangeraho kenshi gashoboka niyo atageze kuri tele ariko aramvugisha akambwira ubworozi bumeze bute, ese urabona bigenda neza nta ngorane ufite. Nanjye nkumva binteye imbaraga.
naho ku baduteze amatwi abaduteze amatwi inama nabagira ntibatinyuke nk'uko BDF yantinyuye nanjye ndabatinyuye ntago bigoye upfa kubikunda kandi ukabishyiraho umutima ugashaka umushumba wizeye ugashaka icyororo cyiza ugashaka igaburo ryiza ukagira umuveterineri uzajya amenya ko hari yagize akabazo akayivurira ku gihe. Yego turi mu bworozi bw'ingurube akabazo ka nyuma kugira ngo hari ukubwira ngo mfite ingurube za kijyambere zibyara abana 5 hagati ya 5 n'umunani wowe wabigenje gute kugira ngo zibe zibyara abana 16? Nk'uko nakubwiye nabishirikiye bute ndagenda njya mu biraro byinshi ndabisura by'abandi bantu uhitamo rero nkurikije amakuru nabonye kuri tele nagiye. Wowe ntabwo ushobora kuvukisha ibyana biri munsi y'10 ntibishoboka? Bishobora yenda gushoboka ariko ngubu nta biravuka. Okay. Ngira ngo twasuze ikiganiro cyacu tuzagaruka umwaka utaha bizaba byifashe gute Dansi? Umwaka utaha nzabakirira ahandi kuko hose hazaba uzingiro. Okay. Ni byiza cyane. Dusoza ikiganiro cyacu ngira ngo BDF hari ikintu ushaka kongeraho Roda? Murakoze nta kindi nakongeraho uretse kubashimira no kwibutsa abaturarwanda ko bagana BDF aho dukorera haba mu gihugu hose buri karere gafite ishami rya BDF by'umwihariko ngenda abwira abo mu karere ka Rulindo batugane bahabwe ibyo bagenerwa na leta. Murakoze. Okay, arakoze cyane muja w'Imana Roda ati mu mugane mu karere ka Rulindo abahe ibyo mugenerwa nka na BDF. Ndabashimiye cyane Dansira muka Gashayija wakoze cyane kutwereka ubworozi bwawe kandi ndibaza ko ufashije benshi ubwo butatuzagaruka abashaka icyororo ndetse n'abashaka ndi masomo. Mwakoze cyane. Nawe wakoze cyane waruduteze amatwi ngira ngo mwamwumvise aho here ku ngurube 5 gusa uyu munsi akaba ageze ku ngurube 42 mu mezi atari menshi kuva mu kwezi kwa 8 kugeza uyu munsi. Yabonye inkunga ya BDF ya 2016 agenda zifata mu byiciro uyu munsi amaze gufata 12 bamukurikirana bamwongera kandi aravuga ati umushinga wanjye ndashaka kuwagura ku buryo nzajya ngurisha ingurube ifite ibiro nibura nka 50 ngapima ku kilo nkagurisha 6,000 ku kilo. Ngaho rero ubwo mwamugana namwe mukabasha gukora uyu mushinga wo korora ingurube ndetse no gufata amahugurwa. Ngenare mu Kayiranga Rose cyari kiganiro kazi ni kazi irusiga mu karere ka Rulindo. Ibihe byiza.